igitondo cyiza, amahoro y'Imana bane nawe, umugoroba mwiza se bitewe naho uherereye. Reka twongere tugaruke ku kintu cyitwa insengero nk'uko byagaragaye mu Rwanda murabizi ko insengero zimaze igihe kinini zifunze. By the way, ibi ngibi byatewe n'akavuyo. Murabizi ko akavuyo k'insengero kari gakabije mu gihugu, hanyuma leta ifata icyemezo cyo kuba izihagaritse kugira ngo zibashe kuba zagira bimwe zishyira ku murongo. Wikubitiro rero murabyibuka ko hari harahagaritswe insengero zose, ndetse hagiye hatangwa amatangazo ndetse n'amabwiriza atandukanye kugira ngo insengero zibe zabasha gufungurwa. Hanyuma bamwe baje gukomorerwa barafungurirwa, abandi basabwa bimwe na bimwe kugira ngo insengero zibashe kuba zafungurwa zongere zikore. Insengero rero nk'uko bigaragara kugeza uyu munsi ntabwo zifunguwe, ariko hari izemerewe kuba zakora, ariko zikaba zafungura imiryango ari uko ibi ngibi byose byubahirijwe. Okay. Ni ukuvuga ngo ari insengero 5 zemerewe gufungura, ariko ubwo ni amadini n'amatorero 5 yemerewe gufungura, n'amatorero 5 byemerewe gufungura, ariko bakaba bubahirije bya bindi byose byavuzwe mbere bagitangira kuzifunga. Aya ngaya ni ayahe? Harimo Katolike, murabizi ko n'ubundi ari inkingi ya mwamba mu iyobokamana kuri iyi si. Akazamo Protestant, ubwo ni abanyagatulika, kambivuge mu kinyarwanda cyiza, aba Proso, yego. Gatatu abayisilamu, akubika ari insengero 5 cyangwa amatorero 5. 4 abadive, hanyuma 5 ADPR. Abangaba bemerewe kuba basenga mu gihe inyubako zabo zubahirije cyangwa zujuje ibisabwa. Ibisabwa ni ibihe? Ni bya bindi byose byatumye n'ubundi insengero zifungwa. Uyu munsi zikaba zakingura zigasenga, ariko mu gihe zujuje ibisabwa. Bazabwirwa n'ikirero ko byuzuye, bikurikiranwa n'urwego rw'akarere, bigahabwa uburenganzira na RGB, ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere, hanyuma bakakingura, bakajyamo, bakaramya, bagasenga nk'uko mbere basengaga bisanzwe, ariko bubahirije ibisabwa. Ibisabwa tubinyuremo tubyibukiranye ibyagiye bisabwa insengero n'amatorero kugira ngo afungurwe icyo gihe. Ariko bitabujijwe ko murabizi ko hari ahantu basenga, hari n'amatorero atavuzwe muri aya ngaya kandi asenga, nka Zion Temple, hari insengero, amatorero y'abakire afite ibisabwa byose barasenga. Yego, ibyo ngibyo tujye tubimenya nabyo, twumve ko niba bavuga ngo itorero, idini, urusengero rugomba kuba rwujuje ibisabwa, rufite ubwiherero bugezweho, ubwiherero 2 bw'abagabo, ubwiherero 2 bw'abagore, itorero rufite parikingi, ubwo ni naho guparika ibinyabiziga. Ariko abenshi bagiye basubira kuri iki kintu, bavuga ko parikingi yakagombye kubibazwa abantu barimo mu mujyi, kuko nko mu cyaro hari ahantu bajya gusenga mu by'ukuri, ugasanga mu bantu basengera aho hose nta n'umwe ufite na moto, nta n'umwe ufite imodoka, buretse wenda baza n'amagare, ariko nyine ayo magare nayo agomba kugira ahantu aparikwa. Sawa, okay, alo. Yes. Dukomeze. Hanyuma
nyuma y'ubwiherero na parikingi hakurikiraho ubukarabiro cyangwa se kandagira ukarabe ifatika isobanutse yubatse neza n'amakaro, amazi ahoraho, mu buryo bwo kubahiriza isuku. Hanyuma ikindi kintu ni uko basabwaga ko urusengero rugomba kuba rufite icyitwa sound proof. Sound proof bya bindi bibera mu rusengero mo imbere bigumemo, ntihagire umuturanyi wumva amajwi asohoka, ntihagire uruganda baturanye narwo rwumva urusaku rwo mu rusengero, rwumva bacurangwa, rwumva baririmba, biberemwo imbere bigumemo. Icyo cyagiye kigora insengero nyinshi by'umwihariko izo mu cyaro. Hanyuma urusengero rugomba kuba rufite umurindankuba. Ibi ngibi ni ibintu byagiye bivugwa cyane ndetse binasubirwaho yuko umurindankuba wakabaye ikintu umurindankuba ukaba uri ku rusengero aho ngaho, kuko murabizi ko inkuba by'umwihariko muri iki gihugu cyacu zigenda zikora ibintu bitari byiza hirya no hino, zica abantu. Urumva rero inkuba ikubise ku rusengero mu by'ukuri hahungabana, abantu bakagira ikibazo gikomeye cyane. Ku rusengero ni ahantu hagomba kuba hari umurindankuba, kandi umurindankuba ukaba ari uw'iterambere, atari ya mirindankuba y'ishinwa cyangwa se ya pirate ya feke. Iki ni ikintu cy'ingenzi nabwo cyasabwe insengero. Hanyuma urusengero none rwasabwaga kuba rwubatse ahantu hagari, kuko ntabwo wagira urusengero rwubatse ahantu hatoya nko mu kibanza kimwe ngo umbwire ngo uzaba ufite parikingi, uzaba ufite ubwo bwiherero, uzaba ufite ikiboya. Basabwaga ko hagomba kuba hubatse ari hagari rwose, hafite ubuso bunini. Yego. Hanyuma nk'uko ibyo byose byagiye bivugwa, ubwo hagomba kuba hari parikingi, hari ubwiherero, hari uwo murindankuba, hari sound proof mu rusengero. Hanyuma urusengero nanone rugomba kuba rwubakishije amakaro, ibintu by'imikungugu n'amavumbi n'ibiki, amakaro rumeze neza, si apana sima, amakaro kandi akorewe isuku. Amakaro byanashoboka rwose abantu bagashyiramo intebe nziza zijyanye n'igihe. Ibi byose bizajya bikunda, ndetse ruzajya rufungurwa ari uko RGB yahageze yabahaye icyangombwa cy'uko bemerewe gufungura. Nuvuga ngo nk'itorero rushaka kwishyira hamwe mu rwego rw'umurenge, bagakora itorero rimwe, bagakora ibisabwa byubahirijwe byose bakabibona, bamara kwibona open bakaba bakingurirwa. Ibi ngibi niko bimeze. Hanyuma mu gihe bitaraboneka rero ntago byemewe kugira gufungura, ntago byemewe. Murabizi igihe insengero zafungiwe, abantu bagiye bamwe bakodesha abapasiteri bakaza kubasezeranyiriza mu ngo, nk'abantu babaga bashaka gushyingiranwa. Ibyo ngibyo niko byagiye bigendana n'ubu, hamwe na hamwe niko bigenda, ni uburyo bwo kwirwanaho nyine, kwishakamo ibisubizo. Murabizi ukuntu byatangiye abantu bapinga ngo reka ngo ntawafunga ngo insengero ngo icyumweru gishire, bavuga ngo ni ibintu bya blague, ariko byarashobotse. Kandi koko iyo leta yatekereje ikintu kiba kigomba kubahirizwa. nta mpamvu rero yo guhangana. Kugeza uyu munsi rero insengero zemerewe kuba zafungurwa, ariko ibyo byose byubahirijwe. Ubwo bibaye bidahari nyine nta gufungura kurimo. Ubwo rero abadutekereza mu bijyanye n'amatorero n'amadini, by'umwihariko abapasiteri n'abapadiri n'abashehe, mushyiremo agatege kugira ngo abakristo banyu, abayoboke banyu babashe kugira babashe gusubira kuramya no guhimbaza Imana. Nyabuna birakenewe kandi birakumbuwe. Iyi ni Firstborn TV show. Inkunga yawe tugusaba kuduha subscribe, ukadukorera like kuri
kuri video uba wumvise, hanyuma ubundi natwe tukishimira ko akazi dukora gakunzwe kandi kubashywe. Reka dusubire mu kanya mu bindi biganiro. Nitwa Misatu muri aka kazi.